ijambo ry'umunsi. Tangira kwandikisha impapuro z'ubutumire. Ariko Imana ishimwe ko yari kuyori turangaje imbere kandi kaduha kuneshereza muri Kristo. Soma Abakorinto ba kabiri igice cya 2 guhera ku murongo wa 14. Imana yadusezeranyije kuzatuyobora iteka ku butsinzi. Ibi rero bivuze yuko ibintu byose waba uri kunyuramo, ibyabiri kuba mu isi kuzengurutse, ibyantu bavuga byose ku buzima bwawe, byose nta na kimwe kizahindura umugambi w'Imana. Hagati muri iyo miyaga ndetse n'ibihe bikomeye, tangira ukora urutonde rw'abo uzatumira mu kwizihiza intsinzi yawe. Ntabwo ari ngombwa gutekereza ko ibintu byose bigenda neza, gira ibikorwa ushyira inyuma yo kwizera kwawe. Ibyo rero bikaba bivuze yuko niba uri mu bitaro utangira gutegura uko uzakora niba gusezerera. Niba warahombye amafaranga igihe ububiko bw'isoko bwashyaga cyangwa se nanone bwasenyukaga, tangira utegura umunsi mukuru wo kuva mu ideni. Niba ubona ibintu bitameze neza mu bisanzwe, ibuka yuko dukorera Imana idasanzwe kandi ko ari Imana izakuyobora ku butsinzi. Ushobora gutegura kugaruka, ibyo ngibyo bikazakugira umunyembaraga kandi mwiza kurusha uko ari imbere. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.